APR gupfundikira imanuramo rutahizamu mushya. Sore wahamagaye muri National ya Cote d'Ivoire, sinamwara ribonye kwa Taifa Bruno ni wamubreakinze. Musore wakinnye muri Turkiya mu cyiciro cya kabiri, ndakubwiza ukuri ni profile ikomeye. Umwataka Esperance de Tunis yaguze ikamushyira muri equipe yabo, niyo byaba byaranze kuri itere y'Kigali agomba gukina umupira. Watarase nisharaga muri Berkane ntikoje yana muri Tour nta tumaze nta twishe. Umuntu yanyuze muri za Esperance haba hari tari dasanzwe umuntu Cote d'Ivoire hamagara kora kuzigera muri 6 afite ibintu bamubonyemo. Shaka mwango ubu yasubiye inyuma ko yarari mu cyiciro cya kabiri muri Turkiya, ariko icyiciro cya kabiri cya Turkiya ubwo icyambere usko gifikinamo Fenerbahce tozwa na Mourinho, icyambere kirimo Galatasaray ya Victor Osimhen. Kuza muri no mupira w'i Kigali arakomeye Kigali cyane, mwataka arakomeye Kigali. Muri Afrika tuzamureba, ariko izi ngizi za Kigali, izi za polisi za Kiyovu zari APR arakomeye. Kuko izajya gupangira gutya abanyamahanga 5 nabakubwira ko abanyarwanda 6 yashyira mu muzamu w'umunyarwanda kuko nibifite. Kabiri ni umunyarwanda, gatatu ni umunyarwanda, umutima wa defense irashyiramo abanyarwanda, Swana zajya kina match enye. Ubwo babaye bangaye 6. Ubwo ikintu zagiti gukora APR ifite ubushobozi bwo kuba yakwarinya abakinnyi basigaye. Bamaze kuba 5. Manswa batanu. Harya hemero abanyamahanga, okay. Fine. Ubwo za APR ikintu ifite ko gukora, APR ishobora kuba tundi mukino umwe turiho umwanya niruboneka. APR ifite ubushobozi bwo kuvuga ngo Sekiganda kuri 6 cyangwa pass yakina wenda ruboneka ntaki, cyangwa se ruboneka gakina pass akicara. Reka tuvuge Sekiganda ruboneka Memere Dao Mediane, Sekiganda ruboneka Memere Dao. Rwanda rumwe watara, rundi kagenda kagukubitiraho umusore witwa Haji ikatakisha igisuka kindi yamanuye cyo muri Cote d'Ivoire kugishyira hariya. Wakora iki? Wayiva imbere? None nge nyipanga uko nge nayipanga soza yanyayo 11 ya APR ikomeye aho ndi kwitinyira. Navuze ko mvuga utuntu dutatu ko kwitinyira mpereye kuri squad. Nubwo itaro Chris benshi, ariko nshuti yanjye niyo mpamvu rero igomba kurokrita cyane, otherwise uyu mwaka rero ushaka kuzayigora kuri APR. Mwizamu nge nashyiramo Pierre muri APR, Pierre mwizamu. Kabiri Omborenga, Omba bebe. Gatatu naterekaho Claude ni bisanzwe. Haravuga ko Azami mushaka ariko nta bihari. Azamu kuva Ibenge yatangazwa nk'umutoza ngo abakinnyi mu Rwanda shango ntari kubakozwa pe. Sinzi niba na Jaberi wavugaga ko yakwerekezamo, niba atari bimwe nyine by'abanyamakuru bakreya kugira ngo bigaragare ko ashaka muri Tanzania, none bituma amakipe yo mu Rwanda amenya ko Jabera hari atangira mushaka. Ibyo nabyo bibaho. Umutima wa defense hago polisi yakwifatiye Jabera hakayikinira 10. Abedi ni bamutakajera bafate Jabera agakinira 10. Ku mutima wa defense ngiye naterekamo Suwane, ndavuga bo nemera na Clement ni kubwanjye. Kuri 6 nashyira umunyarwanda pass yo gukiniza match z'i Kigali, nashyira pass. Ku 8 nahashyira Dauda Yusuf. Ku 10 nahashyira Dao. Uruhande rumwe nahashyira uwo bita Watara, urundi ruhande narushyiraho Ruboneka. Ndabikubwira mbitekerezaho ntabwo nahutse. Rutahizamu namuterekamo uri wa Cote d'Ivoire. Ako reka mwereke, ako uzi ko Ruboneka yigeze gukina ku ruhande ku bwa Adil igihe kinini, namufata Ruboneka wo kumwicaza mu kiremo barafinda. Ruboneka namushyira ku ruhande ngakora mediane isa naho ari ya 4,
ahubwo Watara akahura na rutahizamu Munyamoko Cote d'Ivoire bagasa naho bari gukina babiri imbere. Nino nayiko ari nka 4-4-2. Ariko iyo 4-4-2 Memel Dao nkamubwira kuza mu bitugu by'abantu babiri hagati inyuma ya Watara n'umunya Cote d'Ivoire umwataka. Memel Dao agasa n'ubakina mu bitugu. Donc ngakora nka mediane ya 3-1-2. Umva gikumvisha. Impande zanje nkabwira uwo bita Ombolenga kuko akora ama overlap na Claude kuko azamuka cyane. Impande zanje akaba ari bazajya bazijyaho cyane, ariko aba bandi nahengetse ku ruhande Watara ndetse na Ruboneka, nkabwira Watara ngo wowe ujye uva ku ruhande usange rutahizamu imbere. Nkabwira Ruboneka ngo icyo gihe nubona kabiri wawe yazamutse wowe usa n'ugaruka hagati. Donc tujye dukora formation ni dupanga yego dupange 4-3-3, ariko muri animation dukine icyo bita twataka gatatu. Uziyamuze ngo twataka gatatu, mbamuze ko Clement ari bujye uruhande rumwe, Suwana akajya ku rundi, ubwo n'aba defenseur, hanyuma hano hagahita hazamo pass bagakora icyo bita nka defense ya batatu. Iyo tuyita mu mpira rest defense, na abantu batatu basigara inyuma. Clement akajya ku ruhande rumwe, urundi Suwane no nimero 6. No ko nimero 6 agiye muri defense, waruboneka naye navuze uri ku ruhande, nagarukeho na Dauda bajye hagati, babe babiri hagati. Niyo mara kuba babiri hagati bateganye, umwe kuri 6 undi ari ku 8, ariko bateganye, sinzi ni uri kwibona. Ubwo Ruboneka ko namukoye ku ruhande, ndazamura Claude ku ruhande, nzamure na Ombolenga ku rundi ruhande, mbazane baze iruhande rwa Dauda na Ruboneka. Donc Ombolenga bari hano, Claude bari hano, mite nkora abane, mfite batatu inyuma, ngize 4 hagati. Ubwo ndifite umupira babaye 4 hagati. 2 na 3 bari hagati bavuye inyuma, bahasanze Ruboneka na Dauda bakoze 4. Inyuma mafite pasi, mafite Suwane, mafite na Clement, harafunze. Ubwo nuko bimeze. Noneho nimero 10 navugaga Memel Dao agahita ajya neza imbere ya Dauda na Ruboneka, ko bahagaze gutya ahita akinira imbere yabo, ajye mu bitugu bya Watara wasanze rutahizamu nabo babe babiri. Ubwo ukuntu bawanimyeje yawe ni 3-4-1-2, ni 3-4-1-2. Ariko ubwo iyo attack ikintu igiye kugukorera ibivuga ngo babataka babiri bari imbere, bakajyana numero 10 ufite free roll gukina mu bitugu byabo, akaba afite Claude ku ruhande yaho umupira, akafite Ombolenga ku rundi ruhande yaho umupira, barazamutse babaye 5 hagati ya Dauda na Ruboneka. Umwe Ruboneka cyangwa Dauda nawe akazamuka yegera nimero 10 kugira ngo nabo babe babiri. Niba afite abataka babiri imbere, mfite Memel Dao waruri mu bitugu byabo, hanyuma Ruboneka ko dufite umupira cyangwa Dauda unda mwegere, nabo bagende baba bandi babiri. Mfite nabo bawinga nyine bazamutse ariko baba defenseur, ubwo ni Ombolenga na Claude. Mfite abo babiri ku ruhande, mfite babiri inyuma ya barutahizamu, mfite na barutahizamu babiri inyuma, ikakwatakisha 6. Zone yose igwamo ba iguhana, zone yose igwamo ba iguhana. Uyijugunye imbere mu defenseur babiri, urasangamo Watara na rutahizamu Munya Cote d'Ivoire baraguhaga. Barigiye kurengera ku ruhande, urahasanga Claude ibumoso. Igiye kurengera iburyo ahagana muri kona, urahasanga Ombolenga yagezeyo yazamutse. Iragarutse muri clearinze, urahasanga Ruboneka yazamukanye n'uwo bita Memel Dao, bameze gutya barayitegereje. Shuti yanjye bakaba ari 6 bagutegereje, uko rikosa ni mukamashu bahita bacumutse bahita bica. 6 nkabakubita muri metero 30 uvuye ku izamu. Ubundi ya defense yanjye ya 3 wibuke ko ifite Dauda wasigaye akaba ari aho ngaho. Nkwibutse ikintu, niba nashyizemo Dauda ari aho ngaho, akaba ari kumwe na pasi, akaba ari kumwe n'abo ba defenseur babiri baba center back, mfite abantu 4 bahagaze
ku murongo w'abanyamutwe kabiri ku buryo baro nitakara barongera bayisubiza imbere. Mu yandi magambo ndadefandisha 4 nwatakisha 6. Iyo niyo bita animation offensive. Babwiza ukuri kuri squad ya APR hejuru. Reyo mujye ku isoko, nimutajya ku isoko nago mwarusyaho nukuri kw'Imana. Kandi kuri bench ya APR ifite byagorana. Bijyanye bivuga kare. Abasaza ndabakunda, Tadeo ndamukunda, ariko Reyo Reyo iri muri ba musore, Reyo ikiri muri ibi bintu Reyo ikeneye abakinnyi pe. Reyo ikeneye abakinnyi, tureke kubeshya, Reyo nijye ku isoko. Iyo APR yaguhita icyaka ruzayitinyira. Reyo itangira nyozo by'amafaranga yisezo. Sinzi ko bizakunda ko biyishobokera gusoza sezo financially itakemu ibibazo. Kwisoza mvuga n'ukwisoza mu mahoro. Nk'ubu abasenegale banze kuza muri Reyo kubera ko ntibarahembwa. Abarundi banze kugaruka mu myitozo kuko hari ibirarane by'amezi 2 bakibarimo. Nese umukino yasoje muri ibirarane by'amezi 2 ukageza utarabimuha ugeze igihe cya Tritoma, none ejo bundi giye gukina Super Coupe mu kwezi kumwe ugomba kuba amuhembye. Mana yanjye, icyo ni icya kabiri ubukungu APR ifite. Reyo igomba guhangana nabwo, igashaka ukuntu abasaza amafaranga bemera bavuga ko bafite na mobilisation mu bafana habonekane. Niba na score ibafasha nibafasha nshuti zanjye, none giye gukina n'imikino nyafrika nubwo izabona 100 bya kafu by'amadolari, ariko nshuti zanjye ikibazo cy'ubukungu nitagikemura, Kevin yaravuze ngo kirimo byabaciye intege, ikora ibishoboka ibona icy'ubukungu. Icya gatatu, uyu mwaka wa kabiri kuri Reyo urimo pressure ikomeye ku buyobozi. Niyo mpamvu wabonye batagiye bumvikana abasaza. APR ifite ubuyobozi none ushyize hamwe cyane bitaga ngo nabapampe nyuma yuko babikuyemo nyine kwa kuni babitaga ngo nabapampe bari abantu bagiye. Nshuti zanjye, ubu ngubu umuntu yitwa Fande Deo, umuntu yitwa Fande CDS, umuntu yitwa Fande Nyakarundi, umuntu yitwa Fande Alex, umuntu yitwa Fande James Kabarebe, umva kuza no mu batanga amafaranga PS muri ministeri y'ingabo ndetse na ministeri y'ingabo. APR bashyize hamwe, bafite inyota yo gukora ibintu birenze noneho muri Afrika, nta nubwo ari mu Rwanda gusa. Uburyo baraorganize wabihera no muri basket, muri bar. Buriya no ngo APR nizi comments z'umukuru w'igihugu mwagiye mubona muri iki gihe gishize ari kugaruka kuri siporo mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. They want to achieve big things. Barorganize, bashyize hamwe. Reyo nitiyorganiza uyu mwaka ntabwo uzoroha. Ibyanya mbivuga kare kugira ngo abantu biyorganize bashyira ku murongo ibintu tuzibonera umupira uryoshye, kuko hakomeye ebyiri ni Nyamukandagira ni Reyo, ntumbwire izindi, sinshaka kumva izindi. Iziyo zimeze neza ndavuga ni championnat iraza kugenda neza. Nibikomeye natwe turaza gucuruza, niducuruza turabona amafaranga, dutera imbere namwe mubona ibyishimo. Si byose buri kumureba afite amasomo menshi ari maratanga. Uramubona uyu munsi nk'uburyo nge namubonye mu myitozo ya mbere, twamubonye turi bake ku imyitozo yari ifunze. Yego, imyitozo yiwe ya mbere yatsinze igitego afashije ikipe muri build up. Ikipe ye yatangiriye muri equipe B ya Rayon Sport. Nibwo yarakiza, hari abakinnyi mutoza yatangiye gutegura 11 babageze kure, hanyuma yatangiriye mu ikipe B. Akiza iyo kipe B yararimo, yafashije muri build up, agera aho ikipe itsinda igitego ayifashije muri build up. Turakina inde tanta remise bava mu kibuga hagati, remise ahereza umupira umukinnyi uri ku ruhande witwa Asanana, aramwereka ngo nshyirira baro hariya, aragenda yisanga muri box yerimina umudefanseri atsinda igitego. Unbelievable. Urebye nk'iyo walklet y'ubwayo yonyine iranyibutsa neza ukuza kwa mbere k'umuntu witwa Forunganye. Nenge guhita nkikubaza, Forunganye yagusanze muri Reyo, waravuze pe, wasiri trust me, waravuze uvuga n'ibyo hazaza. Icyumweru cya mbere cya Forunganye muri Reyo,
kuko yaraje uravuga uvugana kasongo yihwa icyumweru cya mbere cya foronganye muri reyo n'icya shabiba muri reyo ugereranya gute? ni paje zisa ngo mufite undi foronganye ariteri foronganye ariteri ni kiratini mufite undi foronganye. umutoza w'ikipe ya Rayon Sport aganira n'abayobozi yabasabye ikintu kimwe: sisiteme nshaka gukina nkeneye aba striker babiri. aba babiri bafite karite zimeze gute? bose babe bafite urwego rw'uko bashobora kuba bamfasha muri build up. ikintu cyumve babe ari babataka bataraba maradurwa wamwata kuhagarara muri box gusa ngo ategereze barize kumugeraho abone gutsinda. oya, njye nkeneye wamwataka uri buze guhagarara mu kibuga hagati ku buryo kontra attack ashobora kuyubakana n'abandi bakinnyi batatu bakagendana igitego kikaba cyaboneka nawe bimuturutseho. ibyo forunganye yarabikoze. abantu baze kwitegereza igitego cyo kuri Vision, baze kwitegereza igitego Rayon Sport yatsinze ikipe ya Kiyovu, baze kwitegereza afite ibitego bigera nko muri 5 yatsinze afashe ikipe muri build up. Rayon Sport byayifashe umwanya munini kugira ngo hari n'abataka bishwe dufite ku meza. Mwarabyumvishe Rayon Sport yagiye mu biganiro n'umwataka wo muri Uganda witwa Ivan Ahambisibwe. twarebye dusanga iyo karita atayujuje. hari abataka benshi baganiriye n'ikipe ya Rayon Sport, ariko byageze kuri level y'uko ikipe ya Rayon Sport yemera guspendinga ibihumbi 30 by'idolari. Nubwo mbere Rayon Sport iguze umukinnyi uhenze kuva yitwayo ibihumbi 30 by'idolari, ravuga ngo turahebye kugira ngo tunyure umutima wa Fahami ya Rotifi. Niwo bariyo tubanze tuwunyure. Ninjiye kuri Wasiri rero ntabwo rero bakamugezeho Wasiri buruhutse aho narindi kuri Lorenzo. reka twumve na Nshimiyimana utava muri studio Matishi ko bayanditse wandese nkivugira wajya ureka nkivugira kweli nare imbaraga zawe uko zibana. Kandi munzanira amazi rero niba naruhutse. reka Matishi twibwirire uvuga ngo hano uhagarariye abafana ba Rayon Sport bose. ubundi Wasiri mufata gute? nta bintu ababeshya like ibintu byose bavuze muba mwumva ari byo. reka niherengeye ku giti cyanjye mubabeshye nge sindimo kuko ibyinshi ibyo avuga ibyo akora akenshi mba mbireba. abantu bo bavuga ko yababeshye reka nshyire akadomo nagaba. nawe uremeza ko nabizi kure imyitozo mufite utahiza muri ku rwego rwa foronganye wundi mwazanye mu Rwanda? ahubwo ngewe ndabivuga bitandukanye n'ibyo. uyu mataka imyitozo y'itatu ndayirebye narayibonye. yego ari hejuru gato ya foronganye. kubera iki? ni ukuvuga ngo match ebyiri akinnye, ni ukuvuga ko akunda abakinnyi barimo gukora deka, bamara kuyikora deka umutoza agahita amukura muri ekipe imwe akamushyira mu yindi. ekipe zombi A na B aratsinda. wow. Nejo niba mwarabibonye barimo gukora yaravuze igitego cya build up match ejo aka match bakinyemo gatoya. Numupira bamutereye baro ndende yari ivuye ku defenseur Fabrice. Irenga aba defenseur arayirukanka nayijyana mu mpande. Arubaka umupira ugaruramo hagati, agarukamo hagati, isubira kwa Serumogo ayikata centre akora pere yayo nanone. Wow. Ayitsinda free aba defenseur bataramenya niba abari ibintu bari kubyumva. Sibyo. N'umwataka twaherukaga ngendeka mu bwizi ko n'umupira w'i Burayi. Naheruka kubona umwataka ushobora gukora igitego apana aba finish gukora igitego agaza kugishaka hagati akubaka umukino mpaka agezaho a finishing. Nabirukaga kera. Wow. Nabirukaga kera. Reka mafashe gutya. Reka kubanga ibyuma tuzamurira umutoza wa famille ya Lotfi boss wacu abanza duhe isura y'ikipe. Bismillahirrahmanirrahim. Ça fait à peu près 2 semaines, c'est maintenant 2 semaines à peu près. Pour ndashimira Imana n'ibyumweru bibiri bishize dukora imyitozo turimo kwitegura. rero iminsi irimo kwihuta umunsi ku munsi, twatangiriye ku muvuduko muke gusa ubu tumaze kugira abakinnyi bake, gusa nizeye ko tuzagira kwitegura byuzuye 100%. gusa ubu ndashima Imana dukeneye abakinnyi bakeya kandi nizeye ko kuwa mbere tuzatangira gukora neza. yego hari abakinnyi bagomba kuza, hari n'abandi bakinnyi babiri bazaza, hari abakinnyi bakina neza bazaza, hari abanyamahanga babiri bazaza ndetse n'abandi banyarwanda bazaza niho tuzakoresha muri uyu mwaka w'imikino. abo bakinnyi babiri bazaza b'abanyamahanga reka tubagire ibanga ndetse n'aho bazakina. gusa icyo nzi cyo nuko tuzasinyisha abandi bakinnyi babiri b'abanyamahanga kuko ubu turacyari mu biganiro, rero ibintu byose biracyari mu ibanga. ubu muri Rayon Sport turimo kugura abakinnyi bagize umwaka mwiza, kuko narebye Rayon Sport y'umwaka washize, narebye aho yagize intege nke, nakoranye n'abayobozi tureba iki kipe ikeneye. rero ndahamya ko twabonye abakinnyi beza
wo gutangira uyu mwaka dufite intego zacu zo kugera mu matsinda ya CAF Confederation Cup kandi twizeye ko tuzagera mu matsinda. Et quand vous avez notre objectif dans le Confédération africaine, on doit partir pour les poules, Inch'Allah. Ils sont encore dans le test. Hari abakinnyi bakiri mu igeragezwa ubwo bazabimenyeshwa. Hari abakinnyi bagomba gutegereza imikino ya gicuti kandi hari n'abakinnyi bagomba kwirukanwa ejo kuko turatangira gukina imikino ya gicuti hagati yacu. Mpamya yuko ejo tuzagenda tureba nuko bitwara kuko hari abakinnyi ntazi nubwo hari abo nzi. Rero ntegereje imikino ya gicuti ngo ndebe urwego rwabo, nkeneye kubabona bitari mu myitozo ahubwo mu mikino ya gicuti ndetse no mu mikino izwi, ariko biratandukanye. Abakinnyi bose bari beza mu myitozo, gusa hari n'abashobora kuba babi mu mikino ya gicuti. Rero tugomba kubyitaho byose kuko ntabwo dukeneye gufata abakinnyi batazafasha Rayon Sport muri uyu mwaka. Et le match officiel, tout ça diffère. Parfois un joueur il est bon dans l'entraînement, il est mauvais dans le match amical. On doit prendre une grande précaution pour ne pas prendre des joueurs qui ne vont pas aider Rayon Sport, Inch'Allah. Afamia Lotfi umutoza w'ikipe ya Rayon Sport aratuganiriye pe atubwiye isura y'ikipe uko ihagaze, bimwe nko mu bintu bitatu wenda navuga nsigaranyemo. Lotfi aravuga ko ikipe ya Rayon Sport irimo kugura abakinnyi beza bashobora kugura kuko yarayikurikiye azi uko yari imeze umwaka ushize w'imikino. Intege nke Rayon Sport yagize kugira ngo byavireho kutesa imihigo arazizi. Abakinnyi beza Rayon Sport yari ifite arabazi, azi n'abakeneye kongeramo. Hari details z'ingenzi avuze ko bazongeramo abakinnyi b'abanyamahanga bakomeye, soko ritarafunga. Harimo abanyarwanda baziyongeramo, soko ritarafunga. Hari n'abagomba gusezerera bari mu igeragezwa binyuze mu mikino ya gicuti bagiye kugenda bakina. Hari abo bisaba imyitozo n'abo bisaba imikino kugira ngo umenye ubwiza bwabo, kuko Rayon Sport ifite abakinnyi benshi bari mu igeragezwa bari mu myitozo batari abakinnyi ba Rayon Sport. Birahura neza n'icyo Wasiri watangazaga mu kanya, nubwo nawe bivuga nyine mu mvugo irimo hype nyinshi, ariko iyo ukurikiye amagambo neza uravuga ko Rayon Sport ifite abakinnyi beza iri kongeramo imbaraga. Ariko wavuze ikintu utavuze, avuze amatsinda, avuze ko ikipe ya Rayon Sport ari kwibaka nk'ikipe izakina amatsinda ya Confederation Cup. Uyu ni umutoza uzi gutangaza, ndamwemeye. Ibishinga hagati bishimangire amatsinda. Mutekereza ko Rayon Sport zishize ntabwo yigeze ibona igikombe cya shampiyona, tegeze itwara igikombe cy'amahoro. N'abakunzi ba PRFC bibaza impamvu bazakina Rayon Sport kuri Super Coupe. Byavuzwe na chairman wa PRFC, bivugwa n'umuyobozi wungirije w'icyubahiro wa PRFC ya Fande CDS, avuga ko n'abatumva impamvu bazakina Rayon Sport itaratwaye igikombe na kimwe. Bakanakomeza bakavuga ko bagakinye na Gicumbi yatwaye igikombe cy'ikiciro cya kabiri, nubwo atari nyina atwaye igikombe kuko harimo na Espoir yatwaye igikombe cy'ikiciro cya gatatu, impamvu batayivuga. Ariko ekipe itarashoboye gutwara igikombe na kimwe kiri lokale Wasiri, muherahe mutekereza amatsinda at least mutaravuga n'igikombe cya shampiyona cy'umwaka utaha w'imikino. Buri gihe iyo Rayon Sport irimo iriyubaka ntabwo tureba hano, kubera ko hano nta kihaba. Hano se haba iki? Gike cyari ntabwo mwagitwaye? Yego ntitwagitwaye, ariko tekereza nk'ikipe ishobora kujya ku isoko igaspending urugero miliyoni 250 miliyoni 300, tukaba turi guhatanira igikombe cya shampiyona cya miliyoni 25. Andi mafaranga ashobora kwiyongeramo, wayimufatanya bikorwa werekana shampiyona ugashyiraho andi make. Ni kuvuga ngo wa maximije amafaranga ashobora kuva hano mu Rwanda ni miliyoni. Watwaye ibikombe bibiri, watwaye Peace Cup, watwaye shampiyona, watwaye nayo ngayo y'umufatanya bikorwa werekana amashusho. Uramutse uteranyije ayo mafaranga wasanga ari bwo wabona umwataka ikipe ya Rayon Sport yaguze umukinnyi umwe. Igikombe cya shampiyona cy'amahoro n'utwo dukombe twose tundi. Yego, nayo y'umufatanya bikorwa nuyashyiraho nibwo wabona miliyoni 45. Nibwo wabona amafaranga ikipe ya Rayon Sport yaguze mu mwataka umwe gusa. Ikipe rero iri kumininga ubucuruzi, icyo wagakwiye kubutagetinga naho hantu hari amafaranga. Kuko ikipe y'umupira w'amaguru nayo ni igikorwa cy'ubucuruzi burya. Amafaranga Samiri wenda araza kutwibutsa
Confederations Cup kugera mu matsinda harimo miliyoni zirenga 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Already ukimara kubona qualification Kweli mina amakipe abiri gusa. wowe ukibona itiki ubu ngubu ahamugeze kuba muzakina ahanga kuba tuzakina harimo miliyoni 140 miliyoni 140 uri kumva icyo kintu Yego. kuba tuzakina irushanwa gusa miliyoni 140 ziriyanditse ntabwo turakina aho ntiturakina ubu zirimo miliyoni 140 aho harimo ibikombe bya shampiyona bingahe harimo ibikombe bya shampiyona nk'imyaka 7 oya barakabije ni uretse kimwe ni kimwe 25 inshuro enye ni miliyoni 100 ni ibikombe bitanu so gutwara ibikombe bitanu kugira ngo n'igice n'icyamahoro kimwe bitanu aho hantu njyewe nkimara kubona qualification gusa aperi bitandatu itwaye ifite nibwo iri kugezayo nibwo iri kugeza ayo mafaranga ikintu Rayon Sport irimo iratagetinga twebwe turimo turabara amarushanwa mpuzamahanga ni nacyo kibazo nabonye abantu barimo baribaza gwise nkuko tubona ngo muri murashyiramo abanyamahanga benshi ngo mufite makuru yuko ngo shampiyona izongerwa mu abanyamahanga nta kibazo nashaka zakina abanyamahanga babiri cyangwa umwe nta kibazo dufite abanyarwanda twashyira muri iyo shampiyona yanyu nta kibazo ariko icyo turimo turabara turi kweyiminga ibintu biri haya niba tugiye ku mugabane wa Afrika ese niba dushobora kugenda tukajya mu gihugu cya Tunisia ntabwo twagura umukinnyi muri Premier Division umunya-Tunisia ariko se byibuza umukinnyi muri Deuxième Division twamusinyisha mwiza urashaka kuvuga Mohamed Shelley igisubizo ni yego uwo muti w'amaso nuze muri shampiyona nta kibazo azabakinire azaze abashimishe nka kabiri kuko hari ibibuga atazageraho mbanze nteguza abantu hakiri kare hari ibibuga atazageraho abantu biwanyu Musanze Cheri ntago azakinira hari hano ariko ngo baragikoze niyo makuru ntago baragikora bakora batakora abantu bimusanze nimumubona azaba ari kuri Mana mfasha hari ibibuga atazageraho no kumubona asuza abafana Stade Amahoro yarakonfirmye azayikinira kuko ni nazakinira amarushanwa mpuzamahanga Nyamirambo Kigali Pele Stadium yayikandagiye ejo bundi yarayisuye yarambwiye ati omwe nubwo ari ibisima ku ruhande ariko nta kibazo nzagerageza makinireho gakeya bira bisima yarabitinya bijyaho arabanza amava cerebral akaba arakomeretse yavuze ati ariko ntacyo nzahakinira kuko ni stade ya kabiri mu gihugu nayo nta kibazo Huye aracyaduta haracyariho akaduti ariko nari hafi gukonfirima uwo mukinnyi kumuzana ntago ari umukinnyi ubuje ngo akinize shampiyona za hano